riranditswe mu ijuru imirimo y'abizibukwa bakagira imana n'amafaranga wa mubyeyi uri umuntu w'umugabo wakagira imana we imana izaguha umugisha n'ubu ngubu agusabiye imigisha umugisha ku mana izaguha umugisha mu muryango wanyu izaguha umugisha mu baturanyi kandi uzigutsinde nawe ubona akazi rwose akazi gafatika imana izaguha umugisha rwose ndagusabira mana urakagira imana n'amafaranga imana izamuha umugisha murakoze ahantu hose muzajya mugira muzajye mwitwara neza nawe umenya aho bwerageze ubu noneho ndi kurya ubu ndi umusore ndakomeye cyane kigarura isazi burundu no kwisaziramo nk'ibyaye by'abana ugira baje kora cyane kora kabisa twongeye kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza n'amahoro bya Nyagasani byadusabye kwirukanka uturere turatumara kugira tugere kuri wa musore twe twakoresheje inkuru hari umuterankunga wahisemo kugira icyo amugenera nyuma y'uko inkuru imukoze ku mutima tuvuye mu karere ka Kicukiro kuko ariko dusanzwe dukorera turambukiranya kuko twamenye ko uwo musore hari ikiraka yabonye mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali ni ka kazi katoroshye twakije ikinyabiziga kugira tujye kureba umuntu kugira dukora umuhamagaro dukwiriye gukora umurimo waduhamagaye hakiri kare hakiri ku manywa uwo musore bamwita Ntoyayimana Jean Paul twamenye ko hari akazi yabaye abonye k'ikiyede hari uwamwizeye kuko ari n'umunyamurava amuha akazi ko gukora twamugezeho ntibyari byoroshye kuva mu karere ka Kicukiro tugashyika mu karere ka Nyarugenge muraho Jean Paul amakuru cyakomeye kabisa urakomeye byagenda gase iraho ndaje wageze aha nageze aha ngaha byaremeye urabona ko ndi no gukora ikiyede aha ngaha yifatira nta kibazo gutya nayo sound irumvikana sinumva kwiyegeza amakuru yahise mwembi yari meza ifatire nkana ari bikaze wa mushuti wanjye se wameze gute naraho naho tiba mu bitoshe rwose ndamukumbe rwose jye umusuhuriza ariko se bageze ubundi wazashikije byibura nkageraho nanjye nkajya kumusura koko nzakugezayo nta bushobozi ufite ariko ikiyo nzayibona kabisa none se nawe byagendaga ariko ndabona naribi kabisa waje kwiyakira se naje kwiyakira narashimye pe narashimye urabona nka gutya nkakora byabaye umuntu wo hanze akangeraho nabizi ari nk'impanuka zibaye nanjye byaranunguye kabisa n'ubu ndamushimira ubu yaneje imbere amafaranga yamaye naguzemo intama ebyiri mu rugo ubu bari kuziragira andi ndi kuyifashisha mubona yise nkodesha inzu y'ibihumbi 10 ndi gukora ikiyede nkataha nkarya nkumva ndashikamye nta kibazo ni ukuri kabisa buriya ni umubyeyi yandutiye ababyeyi bambyaye ubu ngubu aho ndi hose bazi ko ndi kuroroga ku gasozi ariko ubu ngubu ntaramushimiye ni ukuri kw'Imana wo mu ijuru kuva navuka nibwo narifashe amafaranga menshi sinzi nimba nzongera no kuyafata imivumo kuko inyogokuru masenge yamvumye nibi kunkurikira ariko nka gutyo muri kunkomeza mukaza mukasura nanjye numva gatema gatekanye yo muri kuza mukafata mu mugongo kabisa bakunzi b'umuyoboro wa Samstart turashyize wa musore tumugezeho byari urugendo turoshye kuva mu karere ka Kicukiro tukagera mu karere ka Nyarugenge mu murenge wa Kigali yego akagari na Kamwendo umudugudu ngo witwa uwakagugu niho twasanze Ntoyayimana Jean Paul ari inkuru twe twakoze inkuru yuzuyemo agahinda avuga ko se cyangwa papa we yaragiye kumuta muri toilette yari afite ubwihebe bukabije tubasaba ko umugira neza ashobora kumufasha nibyo hari aba inkuru yakoze ku mutima ntago ibihumbi byose bye byapfukamira bayari hari abagifite imirimo kandi izabaherekeza kugeza bageze mu bwami bw'ijuru hari umusore wamwibutse aracyari n'umunyeshuri yiga muri kaminuza nubwo atadusabye ko twavuga amazina ye ariko yakoze umurimo utoroshye inkuru yamukoze ku mutima amwohereza $100 nibyo twababwiraga uyu musore twe tuje kumurera twamuhereza ubwo butumwa bwe tukabumugezaho kugira ngo arebe uko yabaho muri ino minsi turanashimira n'umubosi wamuhaye akazi ko kuba ari gukora iki kiyede byibuze ahantu se uri kuba urahaba cyangwa urahakorera ugashaka handi uba cyangwa urahakorera ukanahaba ahantu nkorera aha ngaha ndataha
urataha ntabwo mabanza mu gitondo gukora ushakisha aho kubita ingange cyangwa se ahandi hantu urara shakisha aho nkubita ingange bugacya nkongera nkakata nyine nkaza mu kazi ntabwo hari ubuyo nakabuze nyine ndagenda nkapowa nkaryama nta kibazo ubwo uri kuba wabonera ibirayi bya buri munsi nta kibazo kabisa ubu noneho ndi kurya ubu ndi umusore ndakomeye cyane Kigali urayisaze burundu ni ukwisaziramo nk'ibyaye by'abana cyane kora kabisa ubu Kigali urabona rwose ubu ngubu iyo mu rugo bazi uko nataraye nuko naramutse basi nyine nanjye mba numva nekanye iyo maze kurya nkabona nujuje amabondo nyine urabona ko maze no kuba umusore n'urugimbo noneho nagiye kuzana iby'inyuma n'iby'imbere numbona neza urabona hari ikibazo mbaye nta kibazo kabisa na morale ndabona uyu musore rero kumugeraho ubwo butumwa bwe tugiye kumushyikiriza ayo madolari 120 amadolari mu manyarwanda uvunjishije yageraga mu bihumbi nk'J120 turagushimiye wa musore we ahura Imana iguha imigisha ibyo ukora byose igikwitaho ariko n'ubufasha ntago burangiye nawe ushobora kumushyigikira umusore akagira umwuga yakora yakiga gusudira yakiga kubaza imyuga yo ni myinshi kandi aracyari muto yagirira igihugu akamaro agafasha societe umuryango mugari akamaro aracyari muto uyu n'umujyambere Imana ibahe imigisha mwe mukomeje kubana natwe dufashe tukugezeho ubwo butumwa mfashe ino microphone tukurebera ubwo butumwa bwawe urakagira Imana wa muntu wagukasiraga kubwira ngo banyishe mu bwonko ariko ubu ngubu narihebye noneho sigaye mvuga ko nta n'imiryango ngira aho ngeze nkasabana n'abantu rwose niho mvuga ko uyu nguyu ntureba nk'uwo nguwo ubu ngubu niwe papa umenya kuko baba batazi ukuntu mbayeho ntabwo wavuga ngo ufite imiryango bajya baca umugani ngo imiryango yari ya kera ariko ubwoko navutsemo nta nubwo mba nifuza no kwigaragaza ko nabuvukiyemo n'abanzi babi aho banadutega n'imisumari kunyura mu rubibi rw'umurima gutya dore ubu nibwo butumwa uwo mugira neza yakugejejeho murakagira Imana n'amafaranga Imana izamuha umugisha rwose Imana izamuha umugisha azatera imbere rwose wongera ububare n'umuryango we wose rwose turagushimiye wa musore we rwose ubutumwa bwawe bwageze kuwo washakaga ko bumugeraho nubwo utifuje ko wagaragara ngo amazina yawe avugwe ariko izina ryawe riranditswe mu ijuru imirimo y'abizibukwa bakagira Imana n'amafaranga wa mubyeyi uri umuntu w'umugabo wakagira Imana we Imana izaguha umugisha n'ubu ngubu agusabiye imigisha ku Mana izaguha umugisha mu muryango wanyu izaguha umugisha mu baturanyi kandi uzigutsinde nawe ubona akazi rwose akazi gafatika Imana izaguha umugisha rwose ndagusabira Mana urakagira Imana n'amafaranga amen rwose boss we ubutuma urabukigirije ndabubonye Imana nayo iguha umugisha rwose sawa natwe bakunzi bacu turashima Imana kuba hari inkuru dukora Imana ikayiherekeza mwuka wera agakora ku mitima yanyu mukamwagira icyo mukora inshingano zacu cyangwa umuhamagaro wacu nuko twaganira n'abantu bababaye tukabomora ibikomere twabwira ko nyuma y'umubabaro Yesu Kristo yahindura amateka nyuma y'ibibazo hari ikintu gishobora guhinduka wowe utarakoze subscribe turagusaba ukora subscribe nawe wayikoze ubana natwe mu biganiro bya buri munsi turagusabira umugisha ntago nasoza ntasengeye uyu musore ngo nanjye musabira indi migisha kuko yatweretse ikimenyetso cy'urukundo hari abantu bagifite urukundo niba udafite urukundo nta kazi kawe ubuzima ubamo niba ari ubw'ubugome n'umwaga buzarangira twese dufite garanti irangira hano ku isi icyo tubereho ni ukubana mu mahoro tukabiba umutima w'urukundo Uwiteka Imana igira neza itangira ukaba n'iherezo mpagaze aha hantu ndi kuri mikoro za Sam Statidu ino channel sabiye uno musore wafashije uyu nguyu duhagararanye muha imigisha mu byakora byose mu masomo yo muhe gutsinda iburyo ibumoso imbere inyuma umuha imigisha gusa agenda hose abumunyamugisha nabandi bose mwambe bakora ibikorwa by'urukundo tubasabiye imigisha nubwo mwami uyu musore atifuje ko izina rye ryatangazwa ariko turagushimye ko ryanditse mu gitabo cy'ubugingo komeza uhimigisha bakoze subscribe kuri channel yacu n'abatarayikora mwami ubahereza umutima ukumva ko iki gikorwa ari icy'urukundo kandi biragaragara ko ari icy'urukundo kukumva ko mission yacu ari y'urukundo iragaragara ko ari y'urukundo abo bose bayimigisha amen tubasabe imigisha tuzasubira ufite ibitekerezo cyangwa inyunganizi watwandikira nimero zacu za WhatsApp ziba zihari kuri social media hose YouTube channel Papa Ineza cyangwa Sam Statidu tuzasubira nakagaruka wasezera abadukurikiye nawe ugira ijambo rya nyuma babwira sawa murakoze kuma ijambo urabona nk'uyu musore ari n'umusore sinzi kunangana sindamubona ku maso nanjye wenda yabonye ku rubuga ntabwo ari yambona duhagararanye gutya
ni ukuri wa muntu we nanjye nta kuntu nabona rwose umve kumushimira nuko nanjye naba muhagaze imbere nkamubona amaso ku maso nanjye nibyo shaka guharanira rwose ariko ubushobozi nibwo bwakabuze ariko rwose ndamushimiye azagira imigisha ku Mana azagira imigisha mu muryango azagira imigisha ku baturanyi Imana izamuha umugisha murakoze ahantu hose muzajya mugira muzajye mwitwara neza nawe umenya aho bwirageze sawa murakoze